Turabashuje cyane bakunzi bacu, bakunzi b'Amasenge Life Center, Imana ibamugisha kandi rwose tubabwira ngo turabakunda cyane. Reka dusuhuze abagore, dusuhuze abagabo, dusuhuze ingo, dusuhuze umuryango nyarwanda, dusuhuze abantu bari mu bihugu bigiye bitandukanye hanze y'u Rwanda, tubabwira ngo Imana ibamugisha. Reka dusuhuze abantu tumaze iminsi duha ubufasha, tubabwira ngo ese mumeze muti. Ngira ngo wenda bamwe bagenda batwandikira, baduhamagara, batubwira uko ibintu bimeze. Ibyo ni ibintu turimo gushimira Imana cyane, kandi tubabwira ngo rwose mukomereze aho ngaho, inama twagiye tubagira mukomeze muzubahirize. Ikindi rero nifuza kubabwira nuko nk'ikibazo muzi ko cyari kimaze igihe kiriho cyangwa se kinariho, gihangayikishije umuryango nyarwanda, gihangayikishije ingo muri iki gihe, ubona ko kiri ku rwego rwo gusenya ingo ku rwego rukomeye. Ikibazo cyo mu buriri, ikibazo cyo kurangiza vuba ku bagabo, ikibazo cyo kubura ubushake ku bagore. Ndagira ngo mbabwire ngo iki ni ikibazo cyamaze kubonerwa igisubizo. Ushobora kubyumva ukavuga uti ese ni gute cyabonewe igisubizo? Ese ko twafashe imiti hirya no hino? Ese ko twagiye ahantu henshi hatandukanye? Ni gute wowe watwizeza ko bishoboka ko iki kibazo cyabonewe umuti? Ntabwo wenda wahita ubyumva aka kanya, kuko wenda wariwe amafaranga menshi cyangwa se wagiye mu mavuriro atandukanye baguha ibintu ntibyagufasha nk'uko musanzwe muza mubimbwira. Abantu benshi nakira rwose usanga bafite ibyo bikomere bimeze gutyo. Nta kindi nakubwira, gusa iyo mbonye ubuhamya bw'abantu benshi bambwira ko ibintu byahindutse, bambwira ko bari barabuze uko babigenza. Hari bamwe bavuga bati hari baraturoze, ese ko twagiye ahantu henshi tukivuza bikanga, aho wenda ntitwaba twararozwe. Hanyuma nkamubwira nti nta kindi uri bukore, genda wubahirize gahunda nguhaye, uzambwira nyuma y'iminsi mike cyane rwose, iminsi nk'itatu cyangwa ine, igisubizo kizaba kibonetse. Rero ndagira ngo mbashimire cyane abantu mwongera mukampamagara mukambwira ko ibintu bimeze neza. Ibyo ni ibintu nshimira Imana cyane, kandi namwe mbashimira kuko mwongera kumbwira mukambwira ko ikibazo cyakemutse. Hanyuma rero uyu munsi ushobora kurimo kwibaza uvuga uti se ko nagiye ahantu henshi, ni hehe nshobora kwivuriza? Ni hehe nshobora kubonera igisubizo cy'ikibazo cyanjye? Ni hehe ko mbona urugo rusenyutse? Kuko urugo rwawe rwose birashoboka kuba rugeze ku manegeka, rugeze mu gihe cyo gusenyuka. Ingo nyinshi muri iki gihe niko zimeze. Ndagira ngo mbabwire ngo iki kibazo cyamaze kubonerwa umuti. Nimbivuga ntubyumve nk'amagambo cyangwa se nko kwamamaza cyangwa se nko gushaka ibindi bindi. Oya, wowe nta kindi usabwa, ni ugutera intambwe ukaza aho dukorera. Tumaze gufasha abantu benshi cyane bagiye batandukanye bari mu bihugu byo hanze. Abantu benshi baduhamagara bati mutwoherereze imiti, uwo nkuhaye akawurangira undi, uwo nkuhaye akabwira undi. Ndimo ndakira abantu benshi cyane, ntabwo nabona uko mbivuga, ariko wowe nutera intambwe ukagera hano ukaza ukawufata, gusa wowe uzabikore nk'umuntu ubigerageza, ubikore nk'umuntu ushaka kugira ngo urebe. Ngira ngo wenda uzabona igisubizo, uzabona ko ibyo nakubwiraga bitari amagambo cyangwa se bitari ugushaka kwamamaza gusa. Rero ndashima Imana cyane kubw'uyu muti urimo kugenda ufasha abantu. Gusa njyewe ndashima Imana ko yawumpaye, kandi ukaba urimo kugenda uhindura ibintu muri iyi minsi. Ukaba urimo kugenda ufasha abantu bari bafite ibibazo bavuga bati tuzivuriza he, tuzaruhukira he, tuzabonera he igisubizo. Uyu munsi bakaba bafite igisubizo cyiza, banezerewe, bishimye n'imiryango yabo, bavuga bati kwa shangazi cyangwa se kwa Masenge Life Center baradufashije. Ngira ngo rero murabizi cyane ko iyo iki gikorwa cy'abashakanye bitameze neza, bitagenda neza, ariho usanga umunezero w'abashakanye uhungabana cyangwa se utabaho, kubera ko nyine hari bitagenda neza. Nkawe mugore cyangwa se mugabo, iyo uzi kutuzuza inshingano zawe mu buriri cyangwa se bitagenda neza, ufite icyo kibazo cyo kuba wacikiriza vuba, cyangwa se umugore akaba ari wa mugore utagira ubushake. Ushobora kubona umugabo akumva arabangamiwe, akumva rwose ntiyanamwegera, akumva yajya kuryama ariko umugabo yasinziriye. Ngira ngo murabizi abameze gutyo. Wowe mugabo nawe witinzatinza mu gasozi uvuga uti nsanga umugore yasinziriye kugira ngo atagira ibyo wenda mbaza. Ibintu nk'ibyo urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane. Iyo bigeze aho ngaho usanga imibanire y'abashakanye cyangwa se umunezero w'abashakanye ari ikibazo gikomeye cyane. Ushobora gusanga havaho cyangwa se haboneka gusenyuka kw'ingo, cyangwa se umunezero wanyu
utabaho, kuko n'ubundi umunezero w'abashakanye ushingiye hariya. Ushobora kuba ufite imitungo, ufite amafaranga, ufite ibintu byose, mutunze mumeze neza, ariko iyo hariya bitameze neza niho hahandi uzasanga amadivorce ariho muri iyi minsi akabije cyane, kubera ko hari birimo kutagenda neza. Rero umugore uzi ko utagira ubushake, birashoboka ko byagushyikiye uyu munsi ukaba ari kumeze, ukisanga ari uko nguko uteye. Wenda washatse umeze neza nta kibazo gihari, ariko uyu munsi urimo uribaza, ese byagenze gute ko numva ubushake ntabwo, ko numva umugabo nkora nkumva ahubwo nabyuka nkigendera. Ni ibibazo bikomeye cyane. Ushobora kwibaza uti se barandoza. Hari benshi bakunda kwibwira gutyo, ariko icyo tugusaba ni uko utera intambwe cyangwa se ukaduhamagara tukakugezaho ubwo bufasha, tukakugezaho uwo muti, hanyuma ukabasha gukira ukamera neza. Nawe mugabo rero uzi ko bimeze gutyo, tubahiriza inshingano z'abashakanye cyangwa se inshingano z'umugabo, kuko buriya iyo byagucanze gutyo ubona ushobora kumara ukwezi, amezi 2, hari abamera gutyo bakamara n'amezi 3, buriya aba ari ikibazo gikomeye cyane. Ushobora kuba nawe uyu munsi umara wenda icyumweru cyangwa se iminsi 3 wumva utabikeneye. Iyo niyo ntandaro yo kuzagera ubwo bishobora kumara n'amezi 2, 3, uko bigenda gake gake wumva bigenda bigabanyuka, ubushake bugenda bugabanyuka, niho hahandi uzisanga byaranze burundu. Hanyuma rero turagira ngo tubabwire ngo ku muntu wese uzakenera ubwo bufasha uraduhamagara tukagufasha, kandi ndagira ngo ndabizeza nk'umuntu w'umukristo kandi utababeshya, muzabona ko ibyo nababwiraga byari ukuri, bitari ukubeshya. Muzabibona umuntu wese uzatera intambwe, kimwe n'abamaze kuhagera, ngira ngo murankurikiye, mwamaze kubona ko ibintu nababwiraga bitari ukubeshya. Uyu munsi muranezerewe, mumeze neza, abagore banyu bavuga ati byagenze gute, noneho mugabo kubundi byari byaragucaze, byari byaratuyobeye, uyu munsi bimeze bite. Turagira ngo kandi tubibutse ko dufite urubohero rwiza cyane ku bagore n'abakobwa batigeze bagera mu rubohero cyangwa se batigeze baca imyeyo. Hari urubohero rwiza cyane uza tukagufasha. Ngira ngo wenda ibi nabyo ni bimwe mu biri mu gutuma ingo zisenyuka cyangwa se biri mu kubuza umunezero w'abashakanye, aho umugabo abwira umugore ati ibi niba utaraciye imyeyo wenda ubwo mugiye gushakana, uri umukobwa ugiye gushaka, hanyuma umusore akavuga ati rwose niba utarigeze uca imyeyo umbabarire ubigerageze mu minsi mike musigaranye. Ngira ngo benshi murabizi ko mugenda mubikora mu gahe gato cyane, habura nk'ukwezi cyangwa amezi 2. Ntabwo ari ngombwa rero kugira ngo ubikore ari uko igihe kigeze cyangwa se umugabo wawe abikubwiye. Namwe bagore muzi ko abagabo bababwira buri munsi, mukabyirengagiza, mukabihindura nkaho ntacyo bivuze. Ndagira ngo mbabwire ko hari urubohero turimo kubafasha cyane, kandi mukongera mugasubirana umunezero w'abashakanye. Abagore bashobora kuvuga bati, hari abenshi bakunda kuvuga bati ese mu myaka 30, 40 birashoboka. Ndagira ngo birakunda, kandi ikindi ushobora kuza tukaguha umuti ukagenda ukabyikorera ubaye uri kure, cyangwa se waba udashoboye kubyikorera tukabigukorera, hanyuma bikagenda neza mu gihe gitoya, bikaba bikemutse, hanyuma ukishima n'uwo mwashakanye. Nta mpamvu y'uko umugabo wawe yahora akubwira buri munsi ngaho nawe uba utabitekerezaho. Murakoze cyane rero, Imana ibaha umugisha. Turagira ngo tubabwire ko dukorera mu mujyi hirya y'ahahoze gereza, munsi ya sitasiyo SP. Iyo uhageze rwose aho ngaho uraduhamagara tuhita tukuyobora, ni munsi ya sitasiyo neza. Ikindi waduhamagara kuri 078 344 18 25. Iyo nomero kandi iri kuri WhatsApp. Hanyuma ikindi wajya kuri channel yacu ukareba ibiganiro byacu ko bikurikirana, hitwa Masenge TV, ukagenda udukurikirana ku biganiro byacu. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kandi Imana ikomeze kubishimira. Bye.